10 phrases for introductions. Intero 10 zo kwibwirana. I just wanted to introduce myself. I'm plus your name. Ubu nashakaga kubibwira nitwa ugashyiraho izina ryawe. Kandi ugiye kubibwira nkoresheje ubwo buryo. I just wanted to introduce myself. I am John. Ubu nashakaga kubibwira cyangwa nitwa John. I don't think we've met before. My name is ugashyiraho izina ryawe. Sinibaza ko hari aho twahuriye nitwa John. I don't think we've met before. My name is Jean de Dieu. This is ni igihe uvuga izina ryawe cyangwa iry'undi. Nk'urugero muzakunda kumva mvuga ngo this is Jean de Dieu Uwingabiye from Rwanda. Muzumva mvuga ngo nge ndi Jean de Dieu Uwingabiye nkoresheje ijambo this is. Ninzaba ndi kumwe n'umutumirwa hano muri studio nzababwira amazina ye mvuga ngo this is. Urugero this is Jean Bosco. Uyu yitwa Bosco. This is ikoreshwa nanone iyo uri kwibwira abantu kuri telefone. We use this is to introduce yourself on the phone. Urugero, hello, this is Jean de Dieu speaking. Ubwo mbavuze ngo ni Jean de Dieu muri kuvugana. I'd like you to meet. Ndagira ngo umenyane na runaka. Shobora kuba ndi kumwe n'umuntu wowe utamuzi nkakubwira ngo I'd like you to meet Peter. Nagira ngo umenyane na Peter cyangwa se muhure na Peter. Dore nguyu Peter ndabahuje nyine nagira ngo ugezeho Peter uwo ari we. I'd like ni impine ya I would like. Bisobanuye ngo ndashaka. I'd like you, ndashaka wowe, to meet uhure John na John. I'd like you to meet John. Icyo gihe urasubiza ngo nice to meet you. Ni igihe maze kukubwira undi uhita umubwira ngo nice to meet you. Abize bwa mbere narakababwiye. Ubwo ni igihe ubwiye umuntu ko umwishimiye. Nice to meet you. Urugero, I'd like you to meet Peter. Wowe urasubiza ngo iki? Nice to meet you, Peter. Nigeze no kubigisha kuvuga ngo it's a pleasure to meet you, Peter. Nishimiye guhura nawe, Peter, cyangwa kumenyana nawe. Ako na kandi kantu ukoresha uyihuye n'umuntu. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure bisobanura ngo ni ibyishimo cyangwa ndishimye to meet you, kuba mpuye nawe. It's a pleasure to meet you. Nishimiye guhura nawe. Iyo rero umuntu maze kukubwira ko yishimiye guhura nawe, nawe ushaka urasubiza ngo likewise. Likewise ni ngo nanjye nuko. Utavuze ngo nice to meet you too, usubiza ngo utavuze ngo nice to meet you too, usubiza ngo likewise. Wa muntu wakubwiye ngo nice to meet you, subiza ngo likewise. Nanjye nuko. Cyangwa se ukavuga ngo and you. And you. Nawe. So, dushoje amagambo ukoresha uri kwibwira abandi. This is the end of 10 phrases for introductions. That was your English teacher, Jean de Dieu from Rwanda. Yari mwarimu wanyu mu gihugu cy'u Rwanda.